Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo, buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, ndabashuhuje, muri kumwe nanjye Mame Ebenezer. Karibu dusenge. Reka dusome ibyahishuwe igice cya 5, turava ku murongo wa 11 tugere ku wa 14, ariko ndashaka ko dutinda cyane ku murongo wa 12 n'umurongo wa 13. Imana ihabwe icyubahiro. Ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima n'abakuru, umubare wari inzovu 10, inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza, bavuga ijwi rirenga bati, umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibirimo byose bivuga biti, ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibi by'iyicaye ku ntebe n'iby'umwana w'intama iteka ryose. Nuko bya bizima 4 birikiriza biti amen. Ba bakuru bikubita hasi baramyihoraho iteka ryose, amen. Imana ishimwe. Uyu munsi ndagira ngo turamye Yesu Kristo. Yesu Kristo umukiza niwe nshaka ko turamya. Nifuza ko tumuramya, ramya Yesu. Yesu yadukuye ahantu habi. Hari ibintu Yesu yadukoreye. Ahangaha kugira ngo aba bakuru, ndareba mbona ijwi ry'abamarayika benshi, aba bamarayika, aba bakuru b'ibizima, kugira ngo baramye Yesu, kugira ngo bikubite hasi imbere y'Imana n'imbere baramye Yesu, imbere y'umwana w'intama w'Imana ari we Yesu Kristo. Nuko hari icyo yari amaze kwemera gukora. Ni hano cyagiye Yesu yemera kuza gucungura umuntu. Inama yabaye mu ijuru, agaterura cya gitabo cy'imibabaro akayishyiraho, akayifata, akamena icyo gitabo akimenesheje ubushishi, cyari gifatanije ubushishi, akakimena, akemera iyo mibabaro, akemera bakamushyira mu mva bakayifungisha ubushishi, ariko umwuka wera w'Imana akamuzura. Yesu ko yatwemeye, niki cyatubuza kumuramya? Iki cyakubuza kuramya Yesu? Yesu watwemeye turi babi, cyaha cyaradufataga, ariko Yesu aratwemera, atwemera uko turi, aratwemera, aratwitangira. Yesu twamwitura iki? Yesu twamuha iki? Twamubwira iki? Haleluya, haleluya. Iyo hari igihe mbivuga nkabura uko mbwira Yesu. Uku Yesu yadukunze, arindiriye nawe kumubwira ko mukunda. Niwe wadukunze mbere nibyo, ariko gira icyo ubwiye Yesu. Yesu wagukuyeho ibyaha akakoza. Ibuka ukuntu wari mubi, nanjye nari mubi. Ibuka mbere yuko dukizwa uko twari tumeze. Ibuka ukuntu yadutabaye. Ibuka imirimo Yesu yakoze. Wibuke ko hano Yesu yahawe ububasha n'ubushobozi. Data yarabimuhaye. Amuntu ubwenge n'ubutunzi bwose n'imbaraga n'icyubahiro n'amashimwe biri muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu tuvuga ngo muri Yesu harimo byose. Kubera iki? Byose Data yarabimweguriye. Haleluya. Niyo mpamvu tuvuga ngo mu izina rya Yesu, izina ry'akemera ko turihabwa. Bibiliya ivuga ngo mu isi no mu ijuru nta rindi zina ryahawe abantu gukirizwamo. Yemera kuduha izina rye ngo turikirizwemo. Niki cyatuma tudashimira Yesu? Niki cyatuma tutamuvuga ibigwi ngo tumuramye? Haleluya, haleluya, haleluya. We mwami w'abami, Yesu ni umwami, Yesu ni umukiza, Yesu ni inshuti, Yesu ni rubasha, Yesu arihagije, Yesu aradukunda, yarabitweretse apfira ku musaraba, Yesu yaratwitangiye, Yesu yadukuye habi, ntitwari kuzapfa tuhavuye, ariko arahadukura, hayikorera imibabaro yacu, ibyaha byacu, imivumo yacu, imiruho yacu, byose Yesu abyishyiraho. Abyishyiraho ngo tubabarirwe, abyishyiraho tubone ubugingo buhoraho, aduhesha ubugingo buhoraho. Twari ibivume, tutaba no mu masezerano,
nta mugabane dufite, ariko kubera Yesu yatwemeye, kubera ko Yesu yadukunze akabyemera akaza mu isi kudupfira. Erega inama yarabaye mu ijuru, barateranya mu bizima haburamo n'umwe, mu bamarayika haburamo n'umwe, bose barabireba bakavuga ati reka 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 biriya sinabijyamo, haburamo n'umwe mu biremwa byose. Ariko Yesu ngo arahaguruka, intare yo mu muryango wa Yuda, ntama w'Imana nzima, umukiza, umwami, igitare cyacu, inshuti, arahaguruka aravuga ngo ndagiye, asiga icyubahiro n'ubwiza yari afite, asiga byose, araza aradupfira, yihindura umuntu. Nuko jambo yihindura umuntu, abana natwe. Emmanuel, Imana turi kumwe, uyu munsi ari kumwe natwe, ntituri twenyine, Yesu ari kumwe natwe, agiye no kugenda mu ijuru ukuntu adukunda, adusigira umwuka wera w'Imana uhorana natwe, utura muri twe. Haleluya. Niki washinja Yesu? Vugisha ukuri nk'umukristo, nk'uwa Kristo. Ubu turamwitirirwa, turabe Yesu yarabyemeye, turabaraganwa hamwe nawe, ngo turabaraganwa na Kristo. Nk'ibya data atunze natwe tubifiteho uburenganzira. Kubera iki? Kubera amaraso ya Yesu Kristo y'igiciro cyinshi. Haleluya. Hari ibintu byinshi Yesu yadukoreye. Yesu arakugendera, atuzirikira Satani, aka kantu ndagakunda, aramuzirika, amwambura imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Niki cyatuma utaramya Imana iki gitondo? Niki cyatuma utaramya Yesu? Ujya ufata umwanya ugatekereza kuri Yesu? Reka nkubaze, ujya ufata umwanya ukibaza kuri Yesu wagucunguye, ukibaza ku mirimo yakoze, ukibaza kuri uyu murimo wo gucungurwa, ukibaza kuri Yesu, ukumva, ukamutekerezaho, ukumva Yesu mu bugingo bwawe, mu buzima bwawe. Oya, nta gakiza k'igihiriri. Niba ngo dufate umwanya, nta gakiza k'igipindi kabaho. Fata umwanya witekereze kuri Yesu, muramye, mushimire. Hari igihe nyambwira abo dusenga nkavuga ngo gira icyo ubwiye Yesu kivuye ibwina mu mutima. Yesu ibintu yakoze, ubundi twanamubwira irihe jambo? Ko twumva birenze, byadukoreye ko birenze, ubura uko ubivuga, ubura uko ubisobanura, ni ibintu birenze. Yesu ashimwe. Reka turirimba aka karirimbo. Mu kuramya Imana k'uyu munsi nivuze ngo turirimbe iyi ndirimbo. Ni indirimbo ya 27 mu gushimisha Imana. Iyi ndirimbo idufashe kuramya Yesu uyu munsi. Iyi ndirimbo idufashe kuzamurira Yesu icyubahiro. Iyi ndirimbo idufashe gutekereza ku rukundo Yesu yadukunze. Iyi ndirimbo idufashe kongera kwibuka ineza ya Yesu. Iyi ndirimbo idufashe kongera kubaha Yesu, gukora ibyo Yesu ashaka, gutekereza kuri Yesu, kongera kutamusubiza ku musaraba. Twirinde cyane igisa nacyo. Yesu yaradutabaye. Reka turirimbe. Mutabazi wacu Yesu, twese tuguhimbaze. Ni wowe wadupfiriye, Yesu mwana w'intama. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Iki gitondo Yesu ashimwe, Yesu ashimwe ibyo yakoze. Icyubahiro kibe, haleluya, icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina. Radupfiriye, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina. Yadukuye ahabi, Yesu ashimwe, Yesu
yesu ashimwe, icyubahiro kibe, haleluya, icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Mucunguzi we yesu ushimwe, yesu ushimwe, icyubahiro kibe, haleluya, icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Yesu ndagushimiye, uri umutabazi mwiza. Yesu ndaguhimbaje, warampfiriye. Yesu ndagushyira hejuru, intama w'Imana nzima. Yesu ndagukunda, warambohoye. Yesu ndagushimira, warambabariye. Yesu ngushyize hejuru, urankunda. Uyu munsi ndambitsemo kukuramya, shyizemo kukuramya. Uyu munsi wowe wampfiriye, umpa umugisha, ubane nanjye, ubuzima bwanjye buzuzuremo kuramya, ubuzima bwanjye bwuzuremo kuguhimbaza. Intambwe zanjye uyu munsi uzihereze umugisha, maze kuramya kwanjye kuzure rwose. Yesu, aho njya hose mpabwa umugisha. Natuye umugisha kuri uyu munsi mu buzima bwacu. Ufate kontrole y'ikintu cyose. Mukiza mwiza, nuzuremo kukuramya, umutima wanjye wuzuremo kukuramya, unyuzemo indirimbo n'ibihimbano by'umwuka bikuramya. Haleluya. Nari imbohe ya Satani ariko warambohoye, bintere kukuramya. Nari umunyamubabaro, ndi umunyagahinda mba ku ngoyi, ariko ibyo byose wabidukuyeho. Twuzure, nuzuremo kukuramya no kuguhimbaza. Nguhesha icyubahiro mwami, nguhe icyubahiro, ni wowe mwami, uragikwiriye, ni wowe mwami, ni wamamare mwami mwiza. Ndagukunda Yesu, nanjye Yesu ndagukunda. Nibyo niwe wankunze mbere, ariko nanjye Yesu ndagukunda. Uyu munsi ukomeze kuganza, icyubahiro n'ikuzo bibi byawe, uburinzi bwe bwomatane nanjye. Aho ndi bujye hose ngenda ngaruka, amajya n'amaza, ngira umugisha wo kujya n'umugisha wo kugaruka. Ibyo ndi bukore byose, amaboko yanjye ahabwa umugisha. Wowe byiringiro bidakoze isoni. Ndagukunda Yesu, urakoze. Amen. Shalom. Umunsi mwiza. Ntibagirwe gukora share, kandi niba ari ubwa mbere ukore subscribe. Shalom. Turi mu cyumweru cyo kuramya Imana, tugeze ku kuramya Yesu. Ramya Yesu mu buzima bwawe.